Oh shit! Oh shit! ariko barambwiye ngo izuba ryakubise haraka rirava ubutaka bwabaye nk'urutare amaye ngata Yesu! ese umuhinga muto urakubita nyine amasuka abiri zagucanga ukataba noneho rero hakanda ashaka kukwiga abo umusore wambwiye ngo yagukunze pe ariko si muzabana ahantu hameze atyo icyambere ni urukundo kazi wamagaba mu muhungu yaraze mwivuganye ariko rero tazagapima kagira urukundo abarangakura ariko ntabwo ari agakuribo halo noneho bamusisitane namubwiye ngo aze kunsura iwanjye mu rugo ibuka nyine umurebe nyine mupanga ubwo nyine mu bigihugu ubundi ntari nahageze kubizi ko tugaragaza ariko nazirinda nibi ambishi katabiti kukuvuga Apostle, we have this. injira ye yahageze waje naje maze bite se none rero Luis soma namusuhuze rwose kamwigire nyine umeze neza ariko ndaho rwose ariko ngo i Kigali barambwiye ngo hari amafaranga gusa se ubu amafaranga njyana naragwije ubu ngiye kibura umugore uretse gukora ko namubonye wamubonye umukobwa ni mwiza nagushakiye rwose ni mwiza rwose ese mwemba miliyoni urazasanga kuri konti aha ntiwumva se ndabona na mesaje yaje cyane rwose nziza nayo rengejeho nawe kubikora ari guha umukerega noneho nuko utazi isheni wanjye yongeye kuvuga uzi isheni wanjye ndamukunda uzi tumwumva ntabwo wallahi uri bumubone nawe ariko ngo aragukunda amafaranga se ntabwo utwo ni utuntu tworoshye cyane kanze bitanya koherereza reka amafaranga muri iyi minsi ni utuntu tworoshye muganire ubwo nyine yaje sawa katuganize none se shema amakuru y'iminsi se biragenda none se tutambwiye akazina kawe shimwe nanjye nitwa Jide bakorera gaheza nako Kigali kwa hanuza ariko buriya wumva bosi wanjye ufite amafaranga menshi cyane nshobora kuba namwibye nako yamaye nyamiliyoni we ntabyose yawayebye birangiza n'ubundi bosi wanjye njye ntabwo ngenge niba bosi wanjye se bosi wanjye ni umukire miliyoni nawe ukizi ntabwo ngenge niba biragaragara ko ndi umwana mwiza urumva ko njye natakora akantu ko kwiga bose wanjye se uretse ko akora mu burayi ariko yari afite gahunda yo kujya mu ijuru nyine urebye afite gahunda yo kujya mu bujumba ariko ntaragenda ubwo se hano utaho uzamusanga ataragenda bose wanjye urumva se ahubwo yansiga se ahubwo twamubwira akomere n'imitsi yo kumenya nyine uzamunsorera gutya se umbwira nta kibazo ariko nyine nifuzaga ko twabona amafaranga nifuzaga ko twabona amafaranga nzabitekerezaho numva nari ngombwa ako se nta n'ikintu wazimanira abashyitsi se kabwe mbashakira akantu nari nateganyije ndamazimaniremwo byakaze kanze ye we none se byagiye Jesus is namwe Lord. mu ndebe rwose nanateganyije umugati n'ikivuguto nyine nk'uko abageni iyo bagiye gusaba baza bakarya bakanywa n'amata wabiteganyije urangije urabyiriye oya ntabwo nabiriye rwose ubu nizambe bazaha rwose ahubwo ngo wasanga nta n'ibyo yari afite
oya nari mbifite rwose ntabwo nabikora abashyitsi banjye ikigerega muri njyajya imbeba irarya koza n'igikombe oya mfite imbeba hano yarya nk'ikayimara yibuye n'inka muzi nk'iribuka ni ukuri ariko wabiriye wadutekeraga inyuma oya ntabwo ibyo bintu nabibakora rwose rwose kandebe rwose niba hari ahantu byajya ku rwanda yacu kuko ibiryo bigiye rero na bisikire ndakuriye umwana wanjye nakoze itahira ibutse n'umukire ariko ufite abana bangahera ndamufite umwete ko yagiye kwiga yiga mu wa kangahera yiga mu wa mbere mu ishuri rera GS Kabare yahera Kabare nyine mu murenge wa Muhazi imbaza byinshi n'ibiryo ne n'ibikiye imbeba dore zirabiriye ubuze umwana wanjye ndazira giki wihangana urava kusara imvugo Oh shit!